isi n'ibifitanye isano nayo byose akenshi ni ikinyoma kiyizanira amahoro kurusha ukuri. Ikinyoma nicyo gitanga umutuzo mu bihe byose ndetse kikazanira n'amahoro abantu. Kubera ko ukuri gutuma abantu badatuza kurusha uko batuza bakoresheje ikinyoma, abantu benshi bashaka kwirinda ukuri. Nanjye niko meze, nawe niko umeze, ntaho dutandukaniye twese. Kwiyegamiza ku kuri buri gihe biraryana, reka abe ariko mbivuga. Niyo mpamvu rimwe na rimwe iyo ukuri kutuje imbere duhitamo gufunga amaso. Kubera iki? Papa wanjye yarakomeje arambwira ati Randiri mwana wanjye, umukobwa yambwiye ko yaraje kuhareba gusa azagaruka kunsura ejo ku manywa avuye ku ishuri gufata indangamanota muri Merine. Nuko ndamuherekeza arataha, nanjye ngaruka mu rugo. Nageze mu rugo nsanga bahishije, tubanza gusangirira hamwe nk'uko bisanzwe, ari nako bakomeza kunserereza bavuga ko umwana yamaze kunkunda kugeza naho nza kumwerekana. Babwira ko ntarinje kumwerekana ari uko duhuriye mu nzira, akansaba ko namwereka aho ntuye. Izo mpaka tuzirangizanya n'ibyo kurya, ubundi tujya kuryama. Nkigera mu buriri nakomeje gutekereza kuri Rozange twahuye, ariko nibuka n'amagambo yambwiye ku muryango wabo. Mpita mbihuza na papa we, nari nzi ko kuko ngo yakundaga kwimuka kubera akazi, akaba ari byo byatumye njye na Rozange dutandukana kera. Ntangira kwibaza niba yaba ari Rozange tuziranye twongeye guhura ariko ntitumenyane, ariko nanone numva ataba ari we, kubera ko aramutse ari we ntago nari kumuyoberwa. Nkomeza kuguma muri urwo rujijo, mpita mfata gahunda ko ngiye kumuhamagara tukaganira kuri telefone, nkamwibariza akambwira ko ari we. Nuko mfata telefone yanjye ngo nshakishe nimero ze, ariko mpita nibuka ko nanone nta nimero ye yampaye, ndetse n'iyanjye bikaba byarangiye ntayatwaye. Uko duhura bwa mbere yari yazibuze, nyuma yo kuzishyira muri telefone ntangira kwibaza niba ibyo ndi gukeka byaba ari byo, ariko nanone nkumva bitashoboka ko yaba ari Rozange wakuze akavamo umukobwa mwiza nk'uriya. Nakomeje gutekereza kuri Rozange twari twahuye, ariko nza gusanga ibibazo byose ndi kwibaza ngomba kuzabimubaza ejo nyuma ya saa sita, kuko yari yanyemereye ko azaza kunsura avuye ku ishuri kureba amanota y'igihembwe cya nyuma gisoza umwaka wa 5 yigagamo. Nuko mpita ndyama ndasinzira, ariko kubera amatsiko ijoro ritinda gutya, kuko narotaga nahuye na Rozange twakundanaga tukiri batoya, ariko nakurura isura ye turi bakuru nkayibura. Nuko biza kurangira bukeye mbyutswa n'isaha yanjye Rozange twiganye yari yarampaye, ndetse duhurira ku meza nk'uko bisanzwe, ariko mbabwira ko tugiye kujyana mu kazi ngataha saa sita sinsubireyo, kuko Rozange yari buze kunsura. Nuko twese tuva mu rugo turagenda, akazi ngakora nk'ibisanzwe, ariko amasaha yanga kuva aho yari ari. Kubw'amahirwe saa 5 ziragera, njye na Marita duhita dutaha tujya guteka, ariko mvuga ko ari njye urateka kuko ninjye wari uzi uko nshaka gutekera umushyitsi wanjye. Nuko ndateka neza, bimaze gushya narurira Marita ararya, amaze kurya mushyirira mu gisorori ibyo ashyira Jessica. Nuko aragenda, nanjye nsigara ntegereje Rozange, ndetse sinarya kuko nari nzi ko turasangira ibyo namusigiye. Saa 7 ziragera ndi mu nzu, numva umuntu arakomanze. Mpita mpamya ntashidikanya ko ari Rozange wari uje. Mu kujya gufungura koko nsanga niwe, wari wambaye neza bitavugwa, aho yari yambaye agapantaro k'umweru dede kamwegereye kakerekana imiterere ye neza. Hejuru yambaye agasengeri gusa gahisha inda n'umugongo ndetse n'amabere, ahandi hose ku rutugu hagaragara amaherena maremare ari yatatse ku rutugu agera ku rutugu. Nawe inkweto yari yambaye ari zimwe zishinze ku buryo yari ameze nk'uri gukimbagira. Nuko hejuru yakubiseho uturinete twa fime, ndetse afite n'amayekuteri mu matwi ari guhekenya n'utuntu ntazi. Nkamara gufungura nkamurikirwa n'iryo zuba, nayobewe icyo nakora, ntangira kwibona ndi kumuhobera, ariko ngarura ubwenge nsanga nta mpamvu mfite yo kuba namuhobera. Ubundi muha ikiganza, muha karibu mu nzu arinjira. Yamaze kwinjira mwereka intebe aba yicayeho, mpita mwisegura amubwira ko asanze nanjye aribwo ndi gutaha mva mu kazi nkaba ntarakaraba. Ambwira ko nsa neza nta mpamvu yo gukaraba, ariko ndamwangira mubwira ko yantegereza iminota 15 yonyine
nkajya muri dushe ubundi nkaza tukaganira ko ntaramurambira. Nawe arabinyemerera, ubundi mpita mfata telefone yanjye yari iri mu mufuka nyirambika ku meza, mpita nkuramo ya saha yanjye nayo nyirambika ku meza. Nkiyirambika ku meza mpita numva Rozange aravuze ati ntibishoboka. Mpita mpindukira ngo ndebe ikibazo yaba agize, mubajije ambwira ko nta kibazo agize. Mpita mubwira nti wimbeshya, kuko uburyo uvuze nk'umuntu ugize ubwoba wagira ngo hari ikintu kikubayeho. Mama wawe ahise aguhamagara se, cyangwa hari ikintu wibagiriwe mu rugo? Rozange yahise avuga ati oya ntago ari mama, ahubwo nuko mbonye iyi saha yawe ikanyibutsa byinshi. Kera nanjye nari mfite isaha imeze gutya, nza kuyiha akana twakundanaga twiga muri pirimeri ubwo twajyaga gutandukana. Nyuma mfite ubwoba ko ari nini itaramukwira, ariko ngize amahirwe iramukwira. Nuko turatandukana dusezerana ko tuzahurira ku muryango w'ikigo tuje gutangira ikindi gihembwe. Nuko tujya mu biruhuko, ariko ibiruhuko birangiye papa wanjye ku kazi ke bahita bamwimurira mu murwa mukuru wa Kenti, aba ariho njya gukomereza amashuri yanjye. Mbabazwa cyane n'ukuntu uwo mwana ntazongera kumubona, kandi twarahanye isezerano ko tutazaburana. Nuko igihembwe nkitangira kukiga ndi mu gahinda, kubera ko nta wundi mwana w'umuhungu twigeze kugirana umubano nk'uwo nguwo, ku buryo natangiye gutsindwa kandi nari umuhanga. Biba ngombwa ko umwaka urangiye nongera gusibira mu wa mbere ngatangira bushya. Nuko nkomeza kwiga gutyo kubera gucika intege, uburyo ubu iyo mba ndi uwo kuba narize neza mba nararangije segonderi ndetse ndi no muri kaminuza. Ubwo rero twarangije kwiga pirimeri twaragarutse muri Merine, ariko nagiye gushaka wa mwana ndamubura, kuko na diregitirise wacu nageze aho twigaga bambwira ko yitabye Imana kera. Agahinda karanyica ku buryo nazerereye Merine yose uwo mwana nkamubura. Ntangira no kwiga segonderi ariko nkomeza kumushaka. Ngeze mu wa kabiri nibwo naje kubwira mama wanjye ikibazo nagize. Arampumuriza ambwira ko azamfasha gushaka uwo mwana, ariko nawe akajya ambwira ko yamubuze. Biza kurangira amenye ubwenge neza ko burya mama yabimbwiraga mbeshya kugira ngo nige nsinde. Nuko nza gukomeza amashuri, ariko papa asigaye abana na mama, ariko n'ubundi bameze nk'abatabanye, ko kuva niga mu wa kabiri kugeza mu wa kane nigaga muri Kenti. Mama azinduka mu kazi kare cyane agataha nijoro, yaba atakoze ku manywa akirirwa aryamye. Papa nawe bikaba uko nguko, kuko we ari umupolisi, bakagenda kare bakagaruka twaryamye. Ngiye gutangira mu wa gatanu rero nibwo papa bamwimuriye inaha mu cyaro, ariko abura ishuri banshyiramo inaha ngaha anjyana kwiga muri Merine, kuko nigaga mba muri interina. Turangije igihembwe cya nyuma nibwo yaje kundeba ku ishuri ngo mbe ndi kumwe na barumuna banjye, ndetse na mama nawe asaba kuza gukorera ku ivuriro rya Tesara, ariko wagira ngo ntago ari umugore n'umugabo. Nibwo ejo bundi rero twaje guhura, nawe urabyibuka, tumaze gusezerana numva nakoze amakosa. Ngize amahirwe turahura ngusaba imbabazi, none ubu twibereye n'inshuti, dore naje kugusura. Nukuri ntugire ngo hari ikindi kintu mbaye, nuko nari mbonye iyo saha, ariko nkibuka ko hari kera ubu yaba itakiriho. Rozange yamaze kumbwira gutyo mpita numva ncitse intege umubiri wose, ntangira kwibuka uburyo njye nawe twari tubanye. Nibuka ko amarira yose nakundaga kurira kubera gukumbura ababyeyi banjye nkababura ari we wayampozaga. Nuko disi mwitegereje mu maso mbona ya sura ya kera, nubwo tugihura tukaganira bwa mbere ntari nigeze nyibona. Nuko ndamwegera maze ndamubwira nti ntibishoboka, Roza kumbe ni wowe, imyaka myinshi ni ukuri, ntago natekerezaga ko nzongera kukubona, ariko reba igitangaza kirongeye kirabaye. Ese ni wowe wanganye gutyo cyangwa ndimo kurota? Rozange ahita avuga ati none se ushatse kuvuga ko ari wowe? Ni wowe Petero ni Lewis se? Oya ntago yaba ari wowe, kuko wowe wambwiye ko witwa Vinci. Ndamusubiza nti ni njyewe Petero ni Lewis, ni njye wa mwana wambitse aka gasaha warangiza ukampa akabizu ku munwa. Ntabura kuvuga ntashidikanya ko ari njye muntu wa mbere wasomye inyuma y'ababyeyi bawe. Rozange ese avuga ati mana we, oya pe, uri kumbeshya, ntago ari wowe Lewis we, ntago ari wowe.
Rosange yakomeje kuvuga ko atari njyewe twarangije guhoberana ingwatira ku buryo bari kugira ngo ni sumaku ebyiri zafatanye ubutarekurana. Nuko ngiye kumva numva inyuma y'umugongo wanjye hatangiye gutoha, kumva amarira ya Rosange wari ukomeje kuvuga ko atari njyewe Lewis arimo kurira. Nuko nanjye numva ntago ndi kwiyumvisha neza uburyo ki haba habaye igitangaza nk'icyo ngicyo. Tumara iminota hafi 10 duhoberanye ubutarekurana. Nuko mpita nshinga amavi ku butaka, ubundi nawe ngwa ku rutugu, mpita mpaguruka ntangira kumuzengurutsa muri saro yacu. Nawe atangira gusakuza ngo mubabarire mushyira hasi, ariko njye ibyishimo byari byiganje ku buryo ntari ndi kumwumva. Nyuma y'igihe ntazi nza kunanirwa, maze ubundi ndamwururutsa buhoro buhoro, nuko mwicaza ku ntebe neza, ubundi nanjye mupfukama imbere mureba mu maso. Nawe akomeza kundeba, ariko njye isoni zari zarashize kera. Ahita ampunza amaso, ahita avuga ati rekera aho kundeba, uri kuntera isoni. Ndamusubiza nti ahubwo se ntakurebye ngo nkuremo ikirarane cy'imyaka hafi 14 yose, urumva nazakureba ryari? Rosange ahita avuga ati ariko nukuri ndi kumva mfite amatsiko y'ubuzima wabayemo kuva twatandukana. Rosange yambwiye gutyo, nanjye hari habuze gato ngo mubwire abanza mbwira ubuzima yanyuzemo kuva twatandukana. Bita nibuka ko amaze kubimbwira, bita nanjye ntangira kumubwira amateka yanjye kuva umunsi tuva ku ishuri dutashye, kuko nari nizeye ko umukunzi wanjye wa mbere angarukiye mu buzima, nubwo nari naramuciye inyuma nkundana na Joviya. Nuko mubwira uko byagenze umunsi diregitirise wacu Natalia yitaba Imana, bakadusohora mu nzu. Njye na Marita tukajya mu mujyi, Marita nkamubura, ngakanguka ndi kwa muganga bambwira ko mfite imyaka 11 kandi nari mperutse mfite imyaka 5. Nuko mubwira ku buzima bwa Marita, ntumbaze impamvu numvise nakwirekura nkamubwira byose. Mubwira n'uburyo nabanye n'umukecuru kugeza ubwo mfata inzira isubira muri Kenti, ariko nagera muri Merine ngahura na ba Scorpion, bikaza kurangira mbaye mabibobo yo ku muhanda. Ubundi ndahaba kugeza ubwo nasanze Joviya bari kumufata ku ngufu, nkamukiza tugahita dusubirana muri Kenti. N'ibyabaye byose kugira ngo mbe ndaho muri Tesara. Nuko ndangiza kubivuga, Rosange amaso yatukuye kubw'agahinda yaratewe n'ubuzima naciyemo. Nuko arambwira ati disi ndumva warakubititse. Mu gihe njye nabaga ndi ku bipangu ndi gusenga ngo nzongere nkubone, ndetse nkagusengera ngo ube ufite ubuzima bwiza, wowe wabaga uri kwiruka mu muhanda bagukurikiza imijugujugu n'amabuye. Ndamusubiza nti ariko Imana yari izi inzira yabyo buriya, ari nayo mpamvu bumeze neza cyane, ndetse urumva ko ibintu bizamera neza mu minsi iri imbere, kuko ninisubiza imitungo ya papa nzahita ngira ubuzima bwiza. Gusa nkaba nsigaranye ikibazo kimwe gusa, uburyo nzaba ndi chairman ariko umuntu nifuje ko yaba iruhande rw'ubuzima bwanjye bwose. Ubu nkaba ntazi niba yaragiye ku ruhande rundi cyangwa se nkiringira ko nkimufite. Rosange ahita avuga turabizi ko nubwo twari abana ariko nakubwiraga ko ngukunda nkomeje. Kuba narabaga mu gipangu bamfungirana ubu nibwo nabona akamaro kabyo. Nubwo ntari nzi ko nzakubona, ariko byatumye nirinda guhura n'abandi bahungu, nkava mu rugo gusa ari uko bantumye cyangwa se naturutse igipangu. None impamvu mpise menya ko ari uko bari kugira ngo nzongere mpure nawe dukomeze urukundo rwacu. None durahuye, ni ukuri ndacyagukunda, gusa nyemerera ikintu kimwe. Rosange mpita mubwira nturakoze cyane rukundo rwanjye, ngaho mbwira numve. Arambwira ati ni ukuri ndumva kuguhamagara izina Vinci bimbangamiye, basi reka njye nkwita Petero, nibyo bizajya binyorohera. Ndamusubiza nti nta kibazo rukundo, n'ubundi ndi uwawe kandi ndagukunda. Njye na Rosange twakomeje kuganira ku rukundo rwacu, ndetse n'uburyo bidutunguye kongera guhura bitewe n'isaha yari yarampaye. Nanjye mpita mbona impamvu nakundaga kwambara iyo saha, ko burya ari uko namukundaga, ko tugiye kubona tubona burije. Rosange ambwira ko noneho muri iyo minsi y'ikiruhuko agiye kujya ava mu rugo iwabo abakozi batabizi, ubundi akaza tukirirwana tuganira, nidushake tujye tujyanamo no mu mirima, atahe saa sita agiye kurya kugira ngo batamubura, narangiza yongera afunge icyumba cye agaruke kundeba yongere gutaha nimugoroba. Numva kuri njye nta kintu byaba bintwaye, kuko n'ubundi mu rugo iwabo nta kintu yabaga ari gukora. Ambwira ko azajya abyuka abanza acane televiziyo kugira ngo babone ko ahari, narangiza afunge icyumba cye abone kuza bagire ngo araryamye. Nuko nsaba nimero yanjye ya telefone ndayimuha,
nawe ampiye kugira ngo na nijoro tujye tubasha kuvugana, ubundi ndamuherekeza arataha. Kuva umunsi njye na Rosange twahoraga turi kumwe, ndetse akabikora nk'uko yari yarabimbwiye. Akaza mu gitondo tukajyana mu murima, naba ntagiyeyo tukirirwa mu rugo twenyine twiganirira, ubundi saa sita akajya kurya kugira ngo abakozi babo batamubura, yamara kurya agahita agaruka akongera gutaha nimugoroba. Nyuma y'ukwezi kose twibereyeho gutyo njye na Rosange, igitondo kimwe Rosange yaje kundeba nk'uko byari bisanzwe, nuko twirirwa mu rugo turimo kureba televiziyo. Nuko saa sita mfasha guteka turarya, ndetse na Marita aza gutwara ibiryo bishyira Jessica. Nuko turi mu rugo dutangira kwiganirira. Rosange arambwira ati kuva wagaruka mu buzima bwanjye nsigaye mbona ibyishimo nari narabuze. Ubu niyo ababyeyi banjye barwana gute, nzi ko ndabyuka nkakubona numva nta kintu na kimwe bintwaye. Ndamusubiza nti ariko nta kintu wakwifuriza ababyeyi bawe nk'icyo ngicyo, kandi wibuke ko nubwo wowe uri mukuru ariko ufite barumuna bawe, ntabwo bagomba kubona izo ntambara z'ababyeyi. Rosange ahita avuga ati sha nawe ukomeza ibintu, ahubwo sha sheri hari ibintu nkunda kubona kuri televiziyo nkumva umubiri wanjye urahindutse, nifuza ko njye nawe twabikora. Ndamusubiza nti ubwo si ibyo bintu ni ibiki numva ko unteye amatsiko? Rosange ahita ambwira ati mbikwereke urebe. Ndamusubiza nti ndumva ahubwo amatsiko anyishe, gira vuba kuko kunyicisha amatsiko urabizi ko ntabikunda. Ubwo namaze kuvuga gutyo mbona Rosange arahagurutse ku ntebe yari yicayemo, nuko ahita atangira gukuramo imyenda yari yambaye, ahereye ku kajipo kagufi yari yaje yambaye uwo munsi. Nuko mpita mbona agakariso k'umweru yari yambariyeho imbere, ndetse ahita akuramo n'agapira yari yambaye hejuru, asigarana isutiya yari ifashe amabere ye. Nuko atangira kunyegera nkozaho umubiri we, nkamubaza ibyo arimo, akambwira ko ari ibyo bintu akunda kubona kuri televiziyo. Mubaza ukuntu ibyo bintu abyita ibintu abona kuri televiziyo, nkaho ababyeyi be batigeze bamusobanurira ibyo ari byo. Aho ageze aho ngaho ariko nza kwibuka ukuntu yambwiye ko ababyeyi be bigeze gutandukana kera, bakongera bagahura bakabana mu ntonganya. Mpita mbona ko byanga byakunda nta mwanya bigeze bagirira abana babo, kuko nzi neza ko twe kera papa yakundaga kutwicaza na batonzi, akatubwira kwirinda ingeso mbi harimo n'ubusambanyi. Nubwo ntari kumenya ibyo ari byo kuko nari muto, ariko njye naje gukura nahise mbisobanukirwa. Nuko nkomeza gutekereza ukuntu Rosange asa naho nta burere yahawe, njya kurangiza kubitekereza numva ibiganza bye yabyinjije mu ipantaro yanjye, avuga ngo ni byiza. Nuko ahita anyegereza umunwa we atangira kunyunyusa udusukari two ku minwa yanjye. Nanjye numva umubiri wanjye urimo guhinduka, nza kwisanga yamaze kunkuramo ishati nari nambaye, ariko kwifata birananira kuko Rosange yari ari kubikorana umuvuduko n'umurava. Nuko atangira gukuramo ikariso yari yambaye, ari nako afungura imashini ku ipantaro yanjye. Nza kwisanga niyambariye mu cikopa yonyine, nawe asigaranye isutiya hejuru. Nuko ahita anyuza amaboko inyuma mu mugongo afungura yasutiye, ivaho mpita mbona amabere ye yarashinze neza nk'imitemere imbere yanjye, numva ndafashwe. Nuko atangira kunyegera nkozaho umubiri we ku wanjye, nta n'umwe wambaye imyenda, ariko nkumva biri kunzonga cyane. Nza kwibukana ya mucikopa nari nambaye yamaze kuyikuramo kare. Nuko kwifata birananira, nanjye ndekura amaboko yanjye, ntangira kumukoraho mpereye ku bibero bye, nakubitaga amaso nkumva roho yanjye iri mu bicu. Nuko nzamuka negera mu rukenyerero nkumva ni byiza, nkoze ku mabere ye numva atangiye guhumeka cyane asohora umwuka mwinshi. Nuko ahita ansunikira ku ntebe twari twicayemo ngo aho ngaramye. Nuko ahita njya hejuru atangira kunsoma nyicayeho. Nahindura amaso nkabona paradizo ye uko yari iteye neza, nkumva noneho navuye mu byanjye. Ubundi aza gufata imbunda yanjye n'ibiganza bye, ahita yitunga kuri paradizo ye ashaka ko yinjiraho. Igikoraho atangira gusohora umwuka mwinshi, ari nako ari gusohora akajwi wagira ngo hari umuntu urimo kumukubita. Nuko bwa mbere imbunda yanjye yanga kwinjira, akomeza guhata, ubundi iza kwinjira. Ikimara kwinjira numva wagira ngo ntago nkiri kuri iyi si, ubundi numva iri ahantu hashyushye nk'amazi y'akazuyazi, amwe umuntu yogamo akumva atayavamo. Ku nshuro ya mbere nanjye mba ninjiye muri paradizo y'umukobwa. Nuko nkomeza kumucungira umutekano neza cyane,
kugeza ubwo numvise atangiye kwiruhutsa nkumva nanjye amasasu yanjye yashizemo, tugahita dutandukana buri wese yicara mu mwanya we ariko twegeranye, ariko buri wese ari kwahagira ibye ku buryo wagiraga ngo tuvuye kurira imisozi. Nuko hashize akanya Rosange arambwira ati sheri ni ukuri urakoze cyane, igihe cyose tumaranye ibintu nkoreye binyeretse ko nkunda by'ukuri. Ndamusubiza nti nanjye ndumva nishimye nubwo ntari nzi ibyo ndimo, gusa unyigishije ibintu byiza ku buryo numvise aribwo bwa mbere nakwishima kuva nabaho. Rosange ahita avuga ati ni ibintu nakubwiraga nkunda kubona kuri televiziyo, gusa ntuzabivuge ko twabikoze. Ndamusubiza nti urumva se umukunzi wanjye namuvamo? Humura uramfite rukundo rwanjye kandi ndagukunda cyane, uko iminsi igenda ishira niko nanjye urukundo ngukunda rugenda rwiyongera. Rosange yahise ambwira ati umva uratangiye, wasanga utangiye kuntera ya mitoma yawe ugasanga ndaye hano. Uzi ko ejo bundi papa yaragiye kuvumbura ko ntiriwe mu rugo habura gato, nuko nuririye igipangu ahateganye na tuwarete yo hanze akagira ngo niho nturutse. Noneho ubundi ntago nari kumukira, ahubwo shamperekeza ngende njye koga ndumva icyokere kinyishe. Nahise musubiza nti iyo aba butije tuba tujyanye muri dushe, ariko aba hano bashobora gutaha bakadusangamo ugasanga bibaye ikibazo, sibyo tuzajyanayo hakiri kare bagiye. Rosange ahita avuga turetse n'ibyo se hari isumo ufite yo kumpanagura? Ndamusubiza nti tugakoresha iyanjye. Rosange ahita avuga ati shasheri wimpenda ubwenge mperekeza ntahe, gusa ndagukunda. Twamaze kuganira ibyo njye na Rosange ari nako turangije kwambara imyenda yacu, ariko Rosange ahagurutse aho yari yicaye mbonye amaraso. Mubaza ikibazo giharambwira ko tukijya gutangira yumvaga ari kubabara, ariko amaraso atigeze ayabona. Bitamenya ko ari ubwa mbere yari abikoze, mubwira ko ndayahanagura mvuye kumuherekeza ko nta kibazo. Nuko ndamuherekeza mugeza ku muhanda, musezeraho tuvugana ko tuzabonana ejo, ariko turakomeza kuvugana kuri telefone. Nuko aragenda nanjye mpita ngaruka mu rugo, ubundi nshaka amazi mpanagura ya maraso ya Rosange mu ntebe. Nsoje nanjye njya muri dushe ndakaraba neza, ariko nkumva mfite ibyishimo bidasanzwe kurusha ibyo nagize ku munsi wa mbere nongera guhura na Rosange. Nuko mpita mvayo njya mu cyumba ndihanagura, nisiga amavuta, ubundi nambara imyenda nakundaga kwambara iyo nabaga nibereye mu rugo. Ubundi mba nirambitse ku buriri ndi kwitekerereza ku gitego mu bakobwa Rosange wanjye nari maze gucungira umutekano muri paradizo ye, kandi nawe akabishima. Nuko ntangira mwandikira akamesaje kuri telefone, nawe akajya nsubiza, ariko twivugira kuri bya bindi twakoze ubwo yari ari mu rugo. Nuko nza gufatwa n'agatotsi nzasinzira, nza gukanguka numva hari uri guhonda urugi rwo muri salo. Ndabyuka njya gukingura nsanga ni Jessica na Marita batashye. Nuko binjira mu nzu baricara dutangira kuganira, bambaza niba umushyitsi wanjye yaje. Mbabwira ko yaje ariko agahita agenda. Jessica ambwira ko ibiryo natetse byari byiza, ko bikwiriye kwakira umushyitsi, ko bimeze nk'ibyo natetse cya gihe bwa mbere aza kunsura avuye ku ishuri. Mpita mbona ukuntu nababeshye ko yaje kunsura nyuma ya saa sita, kandi na mu gitondo yari yahaje, ahubwo Marita akaza gutwara ibiryo, Rosange nawe agiye kubanza kwiyereka abakozi b'iwabo. Nuko dukomeza kuganira byinshi cyane. Jessica ambwira ko muri Abarewisi bahamagaye inama y'abanyamigabane, bose bababwira ko bagombaga kujya mu nama iteganijwe mu minsi 3 iri imbere, bakiga uburyo bashobora kuvana kampani mu kibazo cy'amadeni yari irimo. Nuko dupanga ko ejo tuzirirwa twitegura, ubundi tukazajyayo nkamubera umurinzi, kuko tutashakaga ko Sorina yamumenya. Ubwo twateguye ibya nimugoroba, ubundi nk'uko bisanzwe tumaze kurya turaryama. Ngeze mu buriri mvugana na Rosange agahe gatoya, nanamubwira ko ejo atazaza mu rugo kuko nzahirirwana na Jessica turi kwitegura kujya mu murwa mukuru wa Kent mu nama y'abashoramari bafite imigabane muri Abarewisi Company. Nuko ambwira ko ababaye cyane kuko yari afite amatsiko yo kumva uko bizaba bimeze kongera gutembereza imbunda yanjye muri paradizo ye. Mubwira ko n'ingaruka nzahita mubwira ko naje, ubundi tugatembera. Twamaze kuvugana mpita nsinzira, bucya mu gitondo nkangurwa na ya saha Rosange yari yarampaye nk'uko bisanzwe. Nuko nongera kwiyongezaho utunota dukeya kugira ngo nze kubyuka hakeye, kuko uwo munsi Marita niwe waruririrwa mu mirima ari kureba uko abakozi bari gukora.
nuko saa 3 ndabyuka, uretse ko nta n'ikintu cyo kwitegura cyari gihari. Nuko umunsi wose tuwumara turi kuganira imyifatire ndetse n'imyitwarire tugomba kugira muri Kent. Jessica ambwira ko kandi tuzarara muri aba Lewis, ndetse inama ninarangira tuzabanza kurara muri hoteli y'aba Lewis, tukagaruka muri Tesara ku munsi ukurikiyeho. Nuko uwo munsi urira ndetse ntibyatinda uza gucya. Jessica ambwira ko tutaragenda n'imodoka ye kuko Sori narayizi, ahubwo byaba byiza tuyisize tukajya gutega. Numva ni nabyo byaba ari byiza, ariko icyatumye mbitekereza ni ukuntu papa bamwiciye mu modoka ye. Ntekereza ko nta muntu wagusanga mu modoka irimo abandi bagenzi ngo akwiciremo. Duhita dusezera kuri Marita, ubundi tuva mu rugo tujya ku muhanda aho bisi zigenda. Mu gitondo zabaga zirakura abagenzi, dusanga abagenzi baracyahari, bigaragara ko bisi itaragenda. Mu gihe gito cyane birahageze, tuyinjiramo ubundi iratangira. Ngenda ndeba iyo misozi yose muri icyo cyaro kugeza tuharenze. Dufata izindi nce kugeza ubwo twageze muri Merine muri gare, ngatangira kuhibukira amateka yanjye yose. Nuko duhita dutega indi modoka igana mu murwa mukuru wa Kent. Ntibyatinda tuza kuhagera, ubundi dutega moto zitugeza mu marembo ya hoteli ya papa wanjye. Mpageze imbere yayo mba nyihanze amaso, mbwira Jessica ko kuva navuka ari ubwa mbere nagera aho hantu, cyangwa se wenda nkaba narahageze ntaramenya ubwenge. Nanjye nisanga nabivuganye ikiniga, ndetse amaso yanjye numva aje muturira. Nuko Jessica arabyumva ahita ambwira ati humura mwana wanjye, ni igihe gito ukaba hano hantu igihe cyose, kandi ntabwo bizatinda ukahisubiza. Jessica yambwiye gutyo ansaba gucunga rinete zanjye ntizivemo ndetse n'ingofero, kuko Sorina iyo hoteli ashobora kuba ari iyabanamo n'umuryango we. Nuko amubwira ko ndicunga kandi ejo inama nituzayijyamo tukazayisohokamo nta muntu n'umwe utubonye. Nuko twinjira muri hoteli tugera kuri reception. Kubera ko abashoramari iyo baje muri hoteli bavuga amazina yabo bakabashyira mu mashini, ubundi bakabaha imfunguzo z'ibyumba batishyuye. Njye narabyanze, ubundi ndishyura bampa icyumba cy'umukiriya, na Jessica nawe bigenda gutyo. Nuko twese baduha imfunguzo z'ibyumba byegeranye. Tuvuga ko nta gupfa gusohoka uko wiboneye muri icyo cyumba. Nuko twinjiramo tubanza kuruhuka. Nza gukanguka mu masaha ya nimugoroba, numvise hari umuntu ukomanze. Njya gufungura nsanga ni umuseriveri, ansaba kumutuma ibyo nshaka, mubwira ko ndajya kubyifatira. Nuko arasohoka, nanjye mbanza kwicara ku gitanda, mpamagara Rozange mubwira ko mukumbuye. Ambaza niba twageze muri Kent amahoro, mubwira ko nta kibazo twagize. Ariko mu gitondo saa 2 inama twayigiyemo ikabiraba. Namaze kuvugana na Rozange niha gahunda yo kubanza gutembera muri iyo company hose, nkabanza nkareba uko bimeze. Mpereye kuri hoteli nkajya ku bitaro Jessica yari yanyeretse hirya, ndetse n'ahari factory aho batunganiriza ibiribwa. Mpita mpaguruka ku buriri nambara inkweto yanjye ya timba, kuko ipantaro n'umupira wa t-shirt ibyo nari ntabikuyemo. Ubundi maze gufunga neza mpita nambara ingofero yanjye y'ikizuru na rinete za fime, ubundi nsohoka mu cyumba cyanjye. Mu kugera hanze mbona nta muntu uhari, ndafunga. Ubundi ntangira gutambagira mpereye ku cyumba cya 5N45. Ndahazenguruka hose, ubundi mfata esanseri njya muri etaje ya 4, nayo ndayizenguruka kugeza ubwo nageze kuri foro yo hasi. Yo sinayizenguruka, ahubwo mpita ntambika ku nyubako iteganye na hoteli. Yo yari yanditseho n'icyapa kinini cyane ngo aba Lewis Hospital. Mpita menya ko ari ibitaro by'aba Lewis. Sinzi ukuntu narebye inyuma mbona wagira ngo hari umuntu urimo kunkurikira. Mbona yikinze ku nguni y'inyubako, nk'umwana wabaye ku muhanda mpita mbibona. Ubundi ntangira kugenda nicunga, nkomeza kubona uwo muntu ari kundeba akanankurikira, ndetse yabona ngiye kumubona agahita yitsimba. Sinzi ukuntu nageze ahantu binjirira kuri reception yo mu bitaro, nukomera nk'uwinjiye ariko nsohokera mu wundi muryango, ngahita ngaruka aho nari mvuye. Nuko uwo muntu nari maze kubona ko ari umukobwa, mpita muturika inyuma mufata ku rutugu, mpita mubwira nti uranshakaho iki kurimo kunkurikira? Nuko uwo mukobwa mu guhindukira nkubitwa n'inkuba, mbonye ari mushiki wanjye Diva. Ako kanya nahise mbona ko ibyanjye birangiye, kuko Jessica yari yambujije kwiyerekana. None dore umwanzi yari amaze kumbona. Nuko ngize ngo mpindukire nigendere,
Diva ahita ambwira ati ni ukuri mumbabarire basi mumpe akanya mbavugishe mbabwire n'impamvu nari nabakurikiye. Mpita mubwira nti ngaho mbwira vuba kuko ndi kwihuta. Diva ahita avuga ati ni ukuri nababonye kuva kare mwinjira hano muri kampani yacu. Ubundi njye nitwa Diva Lewis, nkaba ndi umwana wa chairman w'iyi kampani y'aba Lewis, nkaba ari njye uhagarariye ibi bitaro by'aba Lewis. Rero kuva mu masaha yo ku mugoroba ukinjira hano uri kumwe n'umumama nahise nkubona, nanjye ntumbaza ukuntu byagenze ariko numva ndakwishimiye cyane ku buryo ntabura kuvuga ko nagukunze nkikubona. Nuko nkomeza kugukurikira aho mwasabye imfunguzo z'ibyumba muraramo, bagahita baguha icyumba nomero 5N45. Nababaza kubera ko banze bagahita bandangira. Nuko ndabakurikira mbona mwinjiyemo, nkomeza kujya ncunga nkabona nta gusohotsemo, ari nabwo noherejemo umuseriveri ngo aze kubabaza ibyo mushaka, akaza kumbwira ko mubwiye kurifatira ibyo ukeneye. Mpita numva ko byanga byakunda uri buze gusohoka, kuko bidatinze uza gusohoka muri aya masaha yo ku mugoroba, nubwo muri kampani yacu hahora ari amanywa. Ubundi utangira gutembera kugeza ubwo wafashe sanseri, nanjye ngahita nza ngukurikiye ngo ndebe aho ugiye, kugeza ubwo wahise uza hano nkagukurikira ariko nkabona umeze nk'umuntu wamenye ko nagukurikiye, aribwo wahise wihuta nkagira ngo winjiye mu bitaro aho nyobora. Mu kuza ngukurikiye numva umuntu mfashe ku rutugu, ngatungurwa no kubona umusore wambaye ingofero na rinete za fime muri aya masaha. Ariko rwose ntukeke ko hari ikindi ngushakira, ni ukugira ngo basi umpe umwanya wawe twiganirire kuko nahise nkwishimira igihagararo cyawe uko ugenda, ndetse numvise n'ijwi ryawe numva rwose ndakwishimiye. Ese basi wabinyemerera? Diva yamaze kumbwira gutya mpita menya ko atamenya uwo ndi we. Mpita numva ngize amahirwe ko ngiye guhita mucika nkigendera atanamenye, ariko nza kwibuka ko azi n'icyumba ndaramo kandi nabonye ari agasazi nka kera. Mpita nibuka amagambo mwarimu wa karate yigeze kutubwira kera, ati nuba uri kumwe n'umwanzi wawe ntuzamuhunge, ahubwo uzamuha umwanya kugira ngo agire ngo aragufite neza, bigufashe kumwiga ku buryo uramukubita ahababaza mu gihe we yarazi ko agufite. Nuko mpita mbwira Diva ko akanya nkamuhaye, mubwira ko nitwa Vinci, umugore yabonye turi kumwe akaba ari mama wanjye Jessica, tukaba dufite imigabane muri aba Lewis Company, tukaba twaje mu nama izaba ejo. Nuko ambaza impamvu tutagiye mu byumba bigenewe abakiriya b'imena, mubwira ko twashatse guteza kampani yacu imbere natwe tukayiha amafaranga. Ntiyabigira birebire, ambaza aho nari ngiye, mubwira ko narindi gutembereza ahubwo abishatse yantembereza, ahereye kuri ibyo bitaro yobora akaza no kongeza kuri factory kuko ntahaherutse. Nuko arabyemera, ubundi dutangira gutembera. Tugeze kuri reception babonye ndi kumwe n'umuyobozi wabo ntibagira ikintu bambaza, tugenda muri foro yo hasi kugeza ubwo twaje no kujya muri esanseri. Diva kandaho ubundi turazamuka, anyereka ibyumba by'abarwayi ndetse n'aha VIP. Nibaza uburyo haba hari abantu umurwayi wese atemerewe kugira ngo nuko ukubera adafite amafaranga. Mpita numva ibyo bintu nimba chairman nzabivanaho, abantu bose bajye bavurwa kimwe kandi uwaje mbere avurwe mbere, ariko nzashaka abaganga benshi cyane ku buryo nta murwayi uzajya agera muri aba Lewis akamara iminota 2 nta muntu uramwakira. Nuko dukomeza kugenda antembereza hose kugeza ubwo twaje kuva mu bitaro akanjyana ahatunganiriza ibiribwa. Ku muryango waho nsanga handitse ngo aba Lewis Factory, isoko y'imibereho myiza. Nuko Diva ahita ahabwa karibu n'abaharinda nta kintu bamubajije kuko bari bamuzi. Ubundi atangira kunyereka ibiro abayobozi bakoreramo, tugera no hirya mu zindi nyubako zari zirimo amamashini atunganya ibiribwa. Mpita nibuka ko iyo factory ari ikize cyane kurusha ibitaro ndetse na hoteli, kandi ko ariyo tugomba gufata mbere. Nuko dukomeza kuganira tunatembera. Turangije gutembera ahantu hose Diva aranshimira, ambwira ko ashimishijwe n'umwanya wanjye namuhaye. Nuko mubwira ko nawe mwishimiye cyane kubera ko yafashe umwanya wakantembereza. Ambwira ko bwije twagakwiye kuba twajyana gusangira n'agasoda, mubwira ko nta kibazo tuzagasangira ejo nimugoroba inama irangiye. Ambwira ko w'inama atazayibonekamo, hari indi nama y'abaganga afite azitabira.
ariko arabwira mukuru we Tonzi uri general manager muri company azamfate neza. Sinamuhakanira ariko numva ashobora kunyicira misiyo anteza mukuru we. Mpita nibuka ko ngomba kwiyegereza Diva kugira ngo nzamukubitira ahareba inzega. Ndamubwira nti hari ikintu nshaka kukubwira ariko rwose ntago nzi iki niba cyaba ari cyo gihe cyacyo. Diva ahita avuga ati oya mbwira ndakumva rwose kuko ntago nakwanga kukumva. Mpita mubwira nti nagukunze kandi mbikubwiye mbikuye ku mutima kuko ni ubwa mbere nahura n'umuntu agahita anyitaho nk'uko ubikoze. Umukuru w'ibitaro ukigo mu mwanya wawe ungana gutya ukamba hafi unsobanurira imikorere kandi atari wowe ubishinzwe. Ni ukuri nagukunze kandi uze kubitekerezaho ejo hazagere wampaye igisubizo kuko ntago nagenda ijambo riri kuniga kandi nshaka kurivuga. Diva yahise ambwira ati nanjye ntago ngiye kukubeshya nagukunze kandi niyo mpamvu nari nagukurikiye igihe cyose. Ni ukuri amata abyaye amavuta kuri njye urakoze cyane. Ndamusubiza nti ngaho rero reka ntahe ntasanga mama yahangayitse kandi telefone nayisize, ubwo ejo ku mugoroba nizere ko nzakubona tukirira ku buzima bwacu. Nahise nsezera kuri Diva ariko mu mutima ndavuga nti indyarya n'indyamirizi kuko nari niyemeje kwica mama we ndetse n'urubyaro rwe. Nashakaga kubanza kwica Diva mpereye ku kumushenjagura umutima, ubundi noneho yazamara gushenjagurika akabona ko nta kintu amaze ku isi, ubundi ni nawe wari wanyizaniye. Niha gahunda ko ejo nimugoroba bwamaze kwira cyane aribwo nzapanga kubonana nawe amasaha yo ku manywa nzamukwepe. Nuko agenda agana ku bitaro. Amaze kurenga ndeba factory y'Abarewisi mvugira mu mutima nti ni njye nawe. Ubundi mpita mva aho ngaho ngana kuri hoteli, ngera kuri esanseri ninjiramo nkanda ku buto ingeza kuri furo ya 5 mu cyumba cya 45. Ubundi ndazamuka. Mu kugera imbere y'icyumba cyanjye mbona Jessica ari kwinjira mu cyumba cye arimo kwishima mu mutwe. Mpita mwegera ndamubwira ntibite kuri kwishima mu mutwe. Yese amfata akaboko kanjye ahita anyinjiza mu cyumba cye, arafunga maze anyicaza ku gitanda ubona yahangayitse cyane, maze ahita avuga ati nk'ubu koko Petero nitwari twavuganye ngo iki, ubu koko iyo ugenda bakakubona byari kugenda gute? Ndamusubiza nti humura ariko ese nibyo byaguhangayikishije? Nta n'umuntu wari gupfa kumenya, urabona nta byambariye se? Jessica ahita avuga ariko nikosa kugenda ugasiga telefone, ndabizi nta handi wari ugiye uretse mu butembere, bwagenze gute se? Jessica namubwiye ko ubutembere bwagenze bwose, mubwira ko n'ifi ubwayo yizanye mu mushibuka, ariko maze kubimubwira nibuka ukuntu Diva yari inshuti yanjye magara, nkaba ngiye kumwihoreraho muzize icyaha cy'ababyeyi be. Ariko nanone mvuga ko nta ntambwe isubira inyuma mfite, nibwira ko namara kumenya ko ari njye agashaka kundwanya nzamurimbura, namanika amaboko tugakorana. Ubundi gahunda nyifata gutyo, nganira na Jessica gatoya angira inama ko ntagomba gukora ikintu cyatuma nkora amakosa ngafatwa, ubundi umupango wacu ukarimbuka. Mubwira ko agomba kunyizera, ubundi ansezeraho njya kuryama. Nageze mu cyumba cyanjye mpita nirambika ku buriri, nta wundi nari gutekerezaho mbere uretse umutarutwa wanjye Rozange kuko nari ndi kumva mukumbuye cyane. Mpita muhamagara kuri telefone ubundi mwifuriza ijoro ryiza. Mpita ndambika telefone ku meza nkuramo imyenda, ngiye kumva numva telefone yanjye irasonye. Mu kureba mbona ni message iturutse kuri nimero ntazi ivuga iti ni Diva Lewisi, umbabarire nimero yawe nyikure kuri reception, nashakaga kukwifuriza ijoro ryiza kandi ndagukunda n'ukuri. Nese mbona iyo message ntago ngomba kuyisubiza, ubundi nkupa telefone ndiryamira. Nakangutse mu gitondo nkanguwe n'isaha yanjye bisanzwe, ndebye isaha mbona ni saa 12. Mpita nifuriza umukunzi wanjye Rozange igitondo cyiza kuri message, ariko ndebye mbona izindi message nyinshi za Diva sinazitindaho. Mpita nongera kwiyongeza kuryamaho gatoya, nza kubyuka saa 1:15. Ku bahungu nta kitugora, nagiye muri douche maramo iminota 10 gusa, ubundi ndagaruka nditunganya. Ubundi nambara ingofero na rinete zanjye, ndasohoka njya kureba mama Jovio. Nsanga nawe amaze kwitegura ibyo kujya kunywa ibyayi turabyihorera. Ako kanya ahita yakira telefone ivuye kuri general manager Tonzi, amubwira ahantu inama irabera, ko ari muri main hall iteganye na hoteli.
nuko duhita dufata esanseri turamanuka hasi. Tugeze imbere ya sale tubona abantu bari kujya bagenda binjiramo, nuko dutegereza ko babanza kwinjira bose. Ubundi Jessica yitera umwenda neza mu mutwe, nanjye ingofero yanjye ndayigorora, ubundi turinjira. Mu kugeramo imbere dusanga ni sale irimo intebe zikoze ikiziga, hakurya ruguru hari imyanya ibiri yegeranye. Kuko nari ninjiye ahantu nk'aho bwa mbere ntago nari mbizi, Jessica ambwira ko ari umwanya wa chairman na vice chairwoman. Ako kanya kiri kubimbwira tubona abantu babiri bakurikiwe n'abandi babiri inyuma yabo nk'aho ari aba bodyguard, nuko baza basatira ya myanya iri imbere ibiri. Mu kureba neza mbona umugore ni Sorina, naho wa mugabo mbona n'umwe nigeze kugonga ubwo nari ndi kumwe na Jovia tugiye iwabo igihe twari duturutse muri Merine. Nuko nkomeza kureba abantu bari bari inyuma yabo, amaso yanjye aherayo kubwo gutungurwa, nibaza uko baje kugera aho ngaho kandi bari mayibobo ku muhanda hamwe nanjye. Nyuma yo gutungurwa ngasanga abo bantu ari Irina nafataga nka mushiki wanjye ndetse na Kamiliyoni. Ubwo nahise mpengura ingofero yanjye neza ngo ndebe ko nta wamenya uwo ndi we, ndetse na rinete nzambara neza. Nuko inama iratangira, ariko kuko bari kure kandi batabasha kuba bareba abantu bose bicaye muri iyo sale, ndetse bakaba batari banazi ko nshobora kwinjiramo aho ngaho, ntago bigeze bambona. Nuko chairman atangiza inama avuga ati turabakiriye muri aba Lewis Company, cyane cyane abashyitsi b'abanyamigabane bageze hano bwa mbere, ndetse akaba ari nabo dufatiye runini, tubahaye ikaze. Tudatinze ku magambo menshi rero, murabizi ko company yacu ari company ya mbere muri iki gihugu cyacu cya Kentrone, kubera ko ibikorwa byacu bimaze kwaguka, ndetse ibyo dukorera muri factory yacu itunganya ibiribwa akaba ari byo bigaburira igihugu cyose, uhereye muri uyu murwa mukuru wa Kenti ukazenguruka n'indi mijyi yose igize igihugu cyacu, ndetse ukajya no hanze mu bindi bihugu nko mu nkengero zo mu gihugu cy'abaturanyi cya Metrobet, ndetse no mu bakoroni bacu muri Yope baradukenera, ndetse no muri Masofa bakaba cyane bakenera ibiribwa byatunganirijwe muri aba Lewis Company. Si n'ibyo gusa kandi mu karere k'ibihugu byacu, ivuriro ryacu ni irya kabiri muri ibyo bihugu, rikaba rikurikira Abamakabe Hospital. Bivuze ko natwe abantu batugana ari benshi cyane bavuye mu bihugu bitandukanye. Uretse n'ibyo ngibyo, na hoteli yacu ikaba ari mpuzamahanga kuko yakira abantu baturutse aho ariho hose. Tukaba tutakwibagirwa ko byose tubigeraho kubera ibihingwa byera iyo mu cyaro, ndetse tukaba twishimira cyane Miss Jessica n'umuhungu we Vinci. Ari nayo mpamvu twabatumiye nk'abanyamigabane muri iyi nama, kugira ngo twigire hamwe uburyo twazamurana company yacu ku kibazo ifite muri iki gihe. Nkuko mubizi, mu myaka 12 ishize iyi ni company yari iyobowe na Bron Lewis, ariko kubwo kuba Imana yaramukunze kuturusha aza gutabaruka. Ariko bavuga ko nta byera ngo de, akaba yaragiye company yacu iri mu bibazo bikomeye, ndetse binagoye cyane kuba byazahurwa twese tudakoreye hamwe, kubera ko ibitaro byacu ari byo yasize mu kaga cyane kubwo kuba biri kugenda bigabanuka mu migabane yabyo. Bityo impamvu y'iyi nama ni ukugira ngo twigire hamwe uburyo ibitaro bifite ikibazo, twese abanyamigabane n'abashoramari twakwihuriza hamwe, ubundi tukareba icyo twakora. Igitekerezo twari dufite rero mu buryo bwo kuzahura ibitaro byacu ni iki. Twari dufite igitekerezo cy'uko aba Lewis Hospital twayikura muri company yacu, umwe muri twe ufite ubushobozi akaba yayishingira ku giti cye, ariko bikaba mu buryo bw'ubuguri, ndetse ikaba yamwitirirwa cyangwa se yanabishaka ikaguma ifatanya n'aba Lewis Company, ariko ntaho bihuriye. Noneho amafaranga yava muri yo akaba yakoreshwa mu kuzamura ibindi bikorwa muri factory ndetse na hoteli. Ibyo bikamufasha kuba ku mari ye yazamura ibitaro bye nkuko bisanzwe bigifatiye na company yacu. Bityo kubw'iyo mpamvu tugiye gutora twese n'abashoramari turebe uko mubyumva, niba ibitaro byagurishwa cyangwa se bitagurishwa. Noneho abafite ibindi bitekerezo bakaba babiduha uburyo twakemuramo ikibazo dufite cyo kudindira kw'ibitaro byacu. Murakoze. Chairman nakwingirwa chairman y'aba Lewis yamaze kuvuga gutyo, we n'umugore we Sorina ndetse na Tonzi wari waje ubwo yari ari kuvuga ijambo, bahita baduha umwanya wo kuba twabitekerezaho.
baganira ukwabo, natwe abari bitabiriye inama tuganira ukwacu. Jessica atangira kuzunguza umutwe, nanjye ntangira kubabazwa n'ukuntu ibikorwa bya papa batangiye kubitagaguza kugeza ubwo bari batangiye kwiga uburyo babigurisha. Nuko mbabazwa cyane n'ukuntu ntize amashuri yanjye ngo mbe umunyamategeko maze ubundi mbajyane mu rubanza, ubundi babiryozwe. Mu gihe nkiri muri ibyo bitekerezo, Jessica ahita ambwira ati ariko ko nkubwira ntunsubize kandi uzi ko mu minota mike baraba batangiye igice cya kabiri cy'iyi nama, urabona biri bugende gute nituba tutarafata umwanzuro? Ndamusubiza nti unyihanganire, ntabwo nari ndi kumva, ibitekerezo byari bimbanye byinshi cyane. Wari uri kumbwira ngo iki? Jessica ahita avuga turabona ko ibintu bitari kugenda uko twabipanze, kubera ko twari tuzi ko target yacu ari factory hariya batunganiriza ibiribwa, ariko ntabwo twari tubizi ko ibitaro nabyo biri guhomba, kuko twateganyaga ko yaba ari amafaranga make cyane bashaka banyereje, bakaba bakeneye kuba bakwikura mu bukene, ariko urabona ko bikomeye. Ubu se noneho turakora iki? Jessica nahise mubwira nti aha ndumva nta kintu navuga, kubera ko ntabwo nzi niba amafaranga twaba dufite kuri konti yacu ashobora kuba yagura ibitaro byose. Rero wowe mbwira icyo uri gutekereza, ariko nari ngize igitekerezo ubundi. Jessica ahita avuga ati mbwira igitekerezo cyawe twumva uko bimeze, wenda hari ubwo twakuramo icyo gukora. Mpita mubwira nti urabona dufite imigabane muri hoteli, factory ndetse n'ibitaro, kandi urabizi ko imigabane muri buri ruganda itangana, kuko umugabane umwe muri factory ntabwo ungana n'uwo muri hoteli cyangwa se ibitaro, kubera ubukungu bugiye buri muri buri ruganda. Igitekerezo mfite rero nuko twafata imigabane yacu iri muri factory ndetse no muri hoteli, ubundi tukayivanamo tukayitanga bakaduha amafaranga yayo, tukongeranya nayo dufite, ubundi tukagura ibitaro. Kandi ndumva ibitaro turamutse tubifite byadufasha kwegera cyane kampani yacu, ubundi tukaba twanakwiga uko twisubiza ibyacu mu nyuma. Ahubwo ikibazo twagira ni kimwe, nyuma yo kuyigura ko leta ari twe bazagenda aho kubw'imitungo yanyerejwe, tuzakora iki? Jessica ese ufata icyo ntabwo ari ikibazo, kubera ko amafaranga dufite turamutse dushyizeho season tuzasarura ubutaha, amafaranga azavamo twahita dukemura ibibazo byose, ubundi tugatangira bushya. Icyo gitekerezo nicyo, niba rero wumva amafaranga tuzasarura ubutaha twayakoresha twishyura amafaranga Sorina yanyereje ndetse n'imisoro atishyuye leta, ubundi tukazakoresha yo muri season iyikurikira dukora ibindi bikorwa. Ngira inama nitangira duhite tuvuga ko tugura ibitaro. Ndamusubiza nti icyo ntabwo ari ikibazo, ahubwo nidukoresha ayo mafaranga ko ubuhinzi buzasubira hasi kubera kubura igishoro, tuzabigenza gute? Jessica ahita avuga ati ubwo rero wowe nka chairman urahitamo, kubera ko duhitamo ibitaro bijya mu yandi maboko, cyangwa se tubigura ubundi tuzakoresha amafaranga ya season itaha. Ibindi by'uko tuzabura igishoro cyo kuba twayitanga ikurikiyeho, cyangwa se tukaba twabura nayo guhemba abakozi, ibyo tuzabigerekaho tuzi neza ko ibitaro biri mu maboko yacu. Urabyumva ute? Ndamusubiza nti habwo ndabona inama igiye kongera gutangira, iby'ejo bibara b'ejo, n'ubundi ntago twahomba buri gikorwa cyose cyubatswe na papa wanjye. Reka dutangire tugura ibitaro, ibindi turabitekerezaho nyuma. Ako kanya nkimara kuganira na Jessica, Sorina n'umugabo we bahise badusaba ko twakongera gukomeza inama. Avuga kuko byagenda kose iminota ishize buri wese yari ari gutekereza ku cyo yakora kugira ngo kampani yacu ikomeze isagambe muri iki gihugu cyacu. Nuko ahita avuga ko buri mufatanyabikorwa ndetse na buri mushoramari n'umunyamigabane bose bagiye kujya batanga igitekerezo cy'uko babyumva, ndetse ugerwaho akumva ashaka kugura ibitaro ahita abivuga, ajye ku rutonde rw'abahatanirira iryo soko, kuko batashakaga ko ibitaro byagurwa n'undi muntu utari usanzwe afite ibikorwa muri kampani. Nuko bahera ku murongo bavuga uko babyumva. Njye na Jessica turumirwa kuko abantu bose bavugaga ko bashaka kugura ibitaro. Duhita tubona ko rwa rugamba rutoroshye, kuko nubwo twari dufite amafaranga, ariko abagabo bose bari bafite menshi kuturusha, kuko mbere yo kuza mu nama twari twaje twabizeho neza. Duhita tugira ubwoba ko ibitaro bya papa bigiye kuduca mu ntoki. Nuko bose bamaze kuvuga, chairman ahita avuga ati biragaragara ko mwese burya iterambere rya kampani yacu ribahangayikishije, bityo ubwo tumaze kumenya ko hari abantu benshi bakeneye ko ibitaro byacu byajya mu maboko yabo,
ubundi amafaranga avuyemo tukayakoresha ibindi bikorwa, ndetse bakaba biyemeza ko imisoro ndetse n'imitungo yanyerejwe na Brown Lewis bazabyitaho ubwayo. Reka dufate akanya k'iminota 5 gusa ubundi tugaruke turi gupiganirwa isoko ry'ibitaro. Ubwo uratanga menshi niwe arabyegukana, ubundi atangire kubyitaho ku giti cye. Ako kanya maze kuvuga gutyo twasubiye kuganira buri wese mu matsinda, nuko njye na Jessica tuganira tuvuga uburyo twari tuzi ko ari twe tugura hoteli gusa. Jessica ahita ambwira ati Lewis mwana wanjye, aya mahirwe ndagusabye dukora uko dushoboye ntaze kuducika, kubera ko turamutse tunyuzwe n'ibi bitaro mu myanya y'intoki, nta handi hantu na hamwe amahirwe yaba ari, kubera ko imwe mu mikorere ya kampani iri guharanira kwigarurirwa yabigiye. Bityo ubu ugiye kumpa amabwiriza ngenderwaho, niba ndahatana n'abashoramari bashaka kugura ibitaro amafaranga bavuze nkarenzaho menshi cyane, cyangwa se ugahitamo kumbwira aho ubushobozi burenze ngahagarariraho, ubundi kurwanira kampani tukayatangiza ibikorwa bishya byacu aho guhangana n'abarewisi. Jessica yavuze gutyo numva sinzi ahantu ibitekerezo bivuye, mpita mubwira nti uvuze ngo iki? Jessica ahita afata ndakubwiye nti urabona amafaranga dufite ni make ugereranije n'ayaba bagabo tugiye guhanganira ibitaro, bityo rero ayo baratanga niyo twakwiyemeza guhangana nabo, umubare wayo badusaba ntabwo twahita tuwubona, keretse gusa igihe twaba dufasha amadeni, kandi sinzi niba byadushobokera byoroshye. Rero urantegeka niba twahangana nabo kugira ngo twegukane ibitaro, cyangwa se niba amafaranga twe ubwacu dufite twayakoramo ibindi bikorwa byacu, ubundi tukikorera kampani yacu nshya. Ndamusubiza nti hari ikintu nshaka kukubwira ariko ntago nzi uko uracyakira. Urabizi ko amafaranga rwose turi gukoresha ari ayawe, kubera ko wiyemeje kumfasha muri byose kugira ngo nzagaruze imitungo ya papa, ariko nyihanganira gato ngo utegeke mu byawe, kuko ndumva ibyo nshaka kukubwira biramutse bigezweho noneho cyaba ari ikintu gikomeye. Jessica ahita avuga turabizi ko niyemeje kugufasha ntitangiriye itama, wowe mbwira twumva uko bimeze, ubundi nibiba ari ibikorwa aba ari ibyo dukora, kuko ndabizi nawe ufite ubwenge. Ndamusubiza nti reka kugura ibitaro tubyihorere. Ahita ambaza ati ngo ariko barabitwara tureba. Jessica nahise mubwira nturibuka mu mwaka w'1899 muri Filipino ubwo uruganda rwa Camilla rwari rwarugariwe n'umukobwa wa Robert witwaga Daniela, warwanyaga mukase Romina wari warashakanye na papa we Robert. Noneho urwo ruganda Daniela karwaka Romina, kandi Romina n'umukobwa we Cassandra aribo bafite uburenganzira bwose muri urwo ruganda, ndetse n'imitungo yose basigiwe na Robert. Ariko kubera ubugugu bwa Daniela bwo gukunda ibintu n'urwango rumwe rumwuzuyemo, yangaga Romina na Cassandra cyane, bigatuma byigarurira akoresheje amariganya, ndetse akaba yaranagejeje no kubica kenshi ariko bikanga. Jessica ahita avuga ndabizi ayo mateka yose, se hari umuntu utayazi? Mpita musubiza nti urabizi neza ko kugira ngo Romina yisubize imitungo y'umugabo we Robert, yabanje gushinga ibikorwa bye ku ruhande, ubundi byamara gukura akaba umufatanyabikorwa na Camilla ariyo kampani Daniela yari yarafashe, maze ubundi akayigarurira Daniela atabizi. Ibyo nibyo tugiye gukora. Aka kanya tugiye gukina umukino wa nyawo w'umuzungura wa nyawe, aho gutangira kurwanira imitungo nta kintu dufite. Ubu ngubu tugiye gukora ibikorwa bigaragara ku buryo natwe tuzubaka izina ubwacu. Jessica ahita avuga ubwo se ushatse kuvuga iki? Mpita musubiza nti amafaranga yose dufite ndetse n'imitungo yose dufite tugiye gukoramo kampani yacu nshya, ndetse tuyikorere hano hafi cyane ya kampani ya papa, ubundi dutere imbere aho guhangana na Sori na twitwaje imigabane 6 gusa dufite, ndetse n'imirimo iri mu cyaro. Ubu tugiye guhangana nawe mu myaka mike cyane dufite ibyo ngibyo muri kampani ya papa, ndetse hiyongereyeho na kampani tuzaba dufite ubwacu. Bityo rero reka abagura ibitaro by'abarewisi babigure, natwe twitahire tujye kwiga umushinga wacu. Namaze kuvuga gutyo Jessica azunguza umutwe, nuko duhitamo guhita twisohokera muri iyo main hall yari iri kuberamo inama, ndetse ntabyo gutinda chairman na Sori bahita batangiza inama. Tugeze ku muryango, mu kugera ku muryango njye na Jessica dusohoka, hahita haza abasore babiri bahagarara ku muryango baranyitambika badashaka ko nasohoka.
nashaka guca ku ruhande bakanga bakanyitambika, naca ku rundi bakanga. Jessica abibonye ahita abaza icyo bashaka gukorera umwana we, ariko abibaza atazi ko aba ari kubaza tuziranye, kuko abo basore bari Chameleone ndetse nari ubanza bari bamaze kumvumbura kare. Nuko ngiye kugira icyo mvuga ari ahita avuga ati hari umuntu kudutumyeho ngo arashaka ko muganira. Mpita mvuga nti uwo muntu ni ndetse ko nta muntu tuziranye hano muri aka gace. Chameleone ahita afata ubusa ushatse kuvuga ko nta mukunzi ufite hano muri iyi kampani. Ndamusubiza nti nta mukunzi mpafite, genda umubwire ko ntamuzi. Eri ahita avuga ati nyamara umukuru w'ibitaro aragutegereje kandi yatubwiye ko tugomba kugucunga, wasohoka tukakubwira ko agushaka kuko ashaka ko muganira. None twari tubonye musohotse kugira ngo ntago iby'inama bibareba, ibikurikiyeho ubundi tuza kukureba. Eri yamaze kumbwira gutyo mpita nicinya icyara, nshimira Imana ko ari na Chameleone batamenye uwo ndi we. Ubundi mpita numva ko ari Diva urimo kunshaka. Mpita ndeba Jessica mwicira akajisho, ndamwegera mwongorera amubwira ko ngiye kureba Diva kandi ko ntaratinda aba agiye mu cyumba cye nomero 5N46, ubundi ndaza kumusangayo. Nuko ari na Chameleone bahita bajya imbere, nanjye ngenda mbakurikiye, na Jessica akata ku ruhande twari twaturutsemo tuva muri hoteli. Ariko ndebye bari ahantu bari kunjyana, nkabona haterekera ku bitaro. Mbabajije bambwira ko tutagiye ku bitaro kuko umukunzi wanjye yantegerereje hejuru ku gasongero k'inyubako ya hoteli. Nuko turagenda tuzengurutse tutanyuze aho Jessica yanyuze, tuba tugarutse kuri hoteli. Chameleone ahita afungura esanseri twinjiramo, akanda ku mubare wa nyuma wo hejuru, ubundi esanseri yari iratugeza hejuru aho inyubako irangirira. Nuko dutangira kuzamuka ntawe uvuga, ubona ko banyubashye cyane kandi batanze. Ntibyatinda tuba tugeze aho esanseri irahagarara. Nuko duhita tuvamo, ubundi tubona ama esikariye azamuka hejuru y'inyubako tuyazamukaho, Chameleone imbere nari inyuma. Mu kugera hejuru ntungurwa no kubona ukuntu hari hameze, kuko hari hateguye neza, hateguye ku buryo umuntu yahasohokera ndetse ukaba uri kwitegereza umujyi wose wa Kent uri munsi y'ibirenge byawe. Icyo ubona iruhande rwawe ari izindi nyubako zireshya na hoteli y'Abarewisi gusa hakurya. Ariko mu kuhagera mbona nta muntu uhari, kandi bari bambwiye ko ariho Diva yarantegerereje. Mu gihe ngiye kubaza numva ari anturutse inyuma ahita mfata umunigo. Nuko ahita atangira kumbwira arimo kuniga cyane ku buryo nari na hafi kubura umwuka. Mpita mvuga nti ubwo rero wari uzi ko tutazakubona wa muginga we, watwiciye afande, uzi ko tutazabaho nyuma y'urupfu rwe. Ubu ngubu ugiye kuryozwa ibyo uwakoze byose, kandi mu kanya gato hepfo iriya bagiye kubona umurambo wawe, kuko njye ubwanjye ngiye kukujugunya hepfo iriya. Chameleone ahita avata mwana, ubu se wari uzi ko ntazihorera ku byo wasize unkoreye wowe na ya ndaya yawe? None se kuko wari uzi ko hari ibintu uzakora bigahera? Yewe ubu ndabyumva nta kindi nakora gusa uretse kuguseka. Njye nta n'ikintu ndirirwa ngukoraho, kuko riwe ubwe arakwihanira, kuko umujinya wamuteye uraza kukwiyicira. Turabizi ko wagiye ukaba umwana mu rugo kandi biragaragara cyane. Rero ntiwirirwe uta umwanya wawe ushaka kurwana, kuko imirwanire yo twakurenzeho kujya kure. Rero urabeho nta magambo menshi dufitanye. Chameleone yamaze kumbwira gutyo ndaseka cyane. Ari akomeza kuniga ku buryo yashakaga ko nshiramo umwuka, akabona kunjugunya hasi ku butaka. Ariko njye nkomeza guseka cyane, kubera ko ukuntu umuntu atekereza abandi ntago aba ari byo, ndetse mu buzima bwacu twagakwiye kwitekerezaho ubwacu mbere yo gutekereza ku bandi. Chameleone ndimo guseka yambajije ikintu ndi guseka, nanga kukimubwira kuko ntashakaga ko bamenya ibijyanye nanjye. Ikintu ntashakaga kubabwira nuko buri gitondo iyo nabyukaga mvuga ngo ngiye mu kazi mu mirima, nageragayo ubundi nkabanza guterura amajerekani menshi cyane y'amazi, ubundi nkazenguruka imirima yose abantu bazi ko nasaze, ariko nanjye nkabikora mu buryo bwo kugorora ingingo zanjye. Noneho mu kazu njye na Jessica ndetse na Marita twugamagamo izuba, nari naramanitsemo imifuka izirikiye ku biti bikomeye, nshyiramo imicanga ku buryo nitorezagaho ingumi n'imigeri ndetse n'inkokora, ntibagiwe n'amavi. Buri munsi akaba ariko kazi kanjye, mbere yo kwandika no gusinyira abakozi baje mu kazi.
nuko nyuma yo guseka bikabacanga ku buryo Ri yabaye nk'undekuye gatoya, mpita mvuga nti mwana Chameleone nawe Ri mwagiye mureka ubwana koko. Ri ahita avuga ngo ubwana noneho uri kubona hano twaje gukina no guseka, ubu urareba ukabona nta kintu turagutwara se buriya? Ndamusubiza nti oya ntago ari byo mvuze, icyo nshaka kuvuga nti ese buriya ko mbona mugifite imyumvire yo ku muhanda, ubu ngubu impinduka mufite ni izihe? Ubu amafaranga yose mwakoreye kuva twatandukana mu myaka 6 ishize, aho kwirirwa muhenye mu bibuno by'abandi ngo ni ababosi, ntago muba mumaze gutera imbere. Chameleone ahita avuga ati ngo amafaranga twakoreye ayo wagiye utwibye se? Uretse kuvuga gutyo se ubundi wowe wanatwibye ni iki wagezeho ko twabonye ufite umugore ugenda uherekeje nk'aho ari nyoko? Ndamusubiza nti yewe numva nta kintu mfite cyo kuvugana namwe, kuko iteka igihe cyose ugiye kwihorera uzajya utegura imva ebyiri yawe n'iyo umuntu ugiye kwihoreraho, bityo kuva uyu munsi ntago nshaka kuzongera kubonana namwe kandi murabeho. Namaze kuvuga gutyo Chameleone na Ri baraseka cyane, ariko njye mbivuga nari nkomeje kuko ntago nashakaga gukomeza guhura n'abantu batamfitiye umumaro mu buzima bwanjye kandi nifitiye imishinga myinshi y'iterambere kandi mpangayikishije. Uretse n'ibyo kandi abavandimwe banjye bo ku muhanda nari nababonyeho intege nke cyane zo kwiyemera, mpita mbona ko nta kintu bagishoboye. Mu gihe bibwiraga ko mperuka gukubita imigeri n'ingumi nkiri ku mihanda, ntago bari bazi ko mperutse kuyikubita mu minsi 2 yashize, nuko mpita nkubita ari umutego gwa hasi abanza impanga. Na Chameleone ashatse kuza mukorera nk'ibyo nkoreye Ri agwa hasi abanje umutwe w'inyuma, gusa n'ubundi ibyo byari ibisanzwe, ahubwo nabikoraga ku muvuduko wihuse kurusha uw'isasu, nyine bigaragara ko nari narakoze. Kuko niyo wakwiga imirwanire gute, uretse n'imirwanire n'ibindi bintu byiza byose washobora gukora, iyo utabikora vuba nta kintu bimara. Ndaguha nk'urugero, iyo uri umusore uzi kwikorera, barangiza bakagutuma kwikorera imizigo ku muhanda, ukagenda ukikorera ibiro 200 ariko ukagenda gake cyane, uwagutumye iyo akomeje kugutegereza akakubura ararambirwa akajya atuma y'abandi. Cyangwa se iyo ukora nko mu kabari nka Mucoma, ukaba uzi kotsa inkoko cyangwa urukwavu neza kurusha abandi bantu bose, ariko utazi gukora vuba kuko ababishaka mu minota 30 bakabibona nyuma y'amasaha 2. Ibyo bituma bakuvaho ubundi bakajya kwishakira uwabagirira vuba kuko baba bafite ibindi byo gukora. Bityo ikintu cyatumye Ri na Chameleone bibona hasi mu kanya gato nk'ako guhumbya, ntabwo ari uko ibyo nkoze batabishobora, ahubwo nuko nabikoze vuba byihuse ndetse nkabarusha umuvuduko, kuko iyo bari kuba babibonye bari kuwusimbuka ubundi bakanyica. Nyuma yo kubakubita gutyo numvise bidahagije, ahubwo nashaka kubakubita nabi cyane kuri rwa rwego barajya mu bitaro. Noneho njye na Jessica tukava muri iyo company ku munsi ukurikiyeho tutongeye kubonana, ndetse kandi ntituzongere no guhura. Nuko mpera kuri Chameleone ndakubita aryamye hasi kubera ububabare, ndamukubita ingumi zo mu isura nyihindura nk'ipasi. Nuko njya mu maguru nayo ndayakubita ariko sinamuvuna, ku buryo azamara umwaka byibura yumva uburibwe. Amaboko nayo ndayagoronzora ubundi arababara ariko sinamuvuna, kuko ntago nari gutuma atabasha kugenda. Mu nda naho ndahakubita dore ko sinzi ibyo yaryaga, byari byaratumye akadake kaza imbere. Muvuyeho njya no kuri Ri mukorera nk'ibyo nkoreye Chameleone, ariko we nshyiramo imbabazi kuko yari umukobwa, kuko hari aho nari kumukubita nkaba mugiriye nabi ubuzima bwe bwose. Abanzamukanye baje kunyica mbagira intere, kuko nashakaga ko bava muri abarewise bakajya kuba bitekerezaho, ndetse n'amagambo nari nababwiye. Nuko nsoje kubahana mpita nimanukira ku ma esikariye, njya muri etaje yo hejuru, mpageze mfata esanseri imanura hasi. Nyuma y'igihe gito cyane mba ngeze hasi, ubundi mvamo nifatira akayira kagana aho twararaga, ariko niha gahunda ko Jessica ntaramubwira ibyo mvuyemo, kuko byari gutuma amenya ko nabonanye n'abana twabanye ku muhanda, bigatuma atuma umutwe ashakisha Scorpion umuhungu we, kandi icyo gihe kitari umwanya wacyo. Nuko nkomeza kugenda ubundi ngera ku ruhande rw'imbere ahari indi esanseri nyinjiramo, nishyiramo ko ngiye muri foro ya 5 ahari ibyumba turi kuraramo. Nayo irihuta cyane ubundi ndahagera, mpita ninjira mu cyumba cyanjye cya 45, ngezemo nicara ku gitanda ntangira kwitekerezaho.
nibaza ukuntu intambara natangiye ubwo nari umwana mutoya zikomeje kunzira mu nzira y'ubuzima bwanjye, bikazaba ngombwa ko Chameleone ndetse nari nibaramuka badahindutse tuzakomeza kurwana ubuzima bwacu bwose. Numva ngize agahinda ariko nakwibaza icyo gukora nkakibura. Noneho nkibaza iyo baza kumenya ko nari ndaho ngaho kubera imitungo ya data icyo bari gukora, kuko byashoboraga no gushyira Jessica mu bibazo. Nshimira Imana ko batari bazi kuko Jofia yabimbwiye ubwo mari maze gutandukana nabo. Mu myaka yose twabanye bakaba batari babizi kuko nanjye ntabyo nari nzi. Ibitekerezo byakomeje kuntwara cyane, ngeze aho nza kwibuka yuko twavuye muri main hall, Jessica akaza mu cyumba cye twemeranije yuko tugiye kwipangira umushinga wacu tugakora company yacu. Nuko mpita niha gahunda yo kujya kumureba mu cyumba cye, ubundi tukaba tuganira. Navuye mu cyumba cyanjye ndafunga, ubundi mpita nerekeza ku muryango w'icyumba cye. Mu kukigeraho ndakomanga ariko ntiyamfungurira. Mu gufungura mbona urugi ntirufunze, ninjiramo ariko mbura umuntu. Nuko mpita nsohoka hanze ngo ndebe niba namubona ariko sinamubona. Nibaza impamvu Jessica ashobora kuba yasohotse mu cyumba cye atanafunze, nayo ndayibura. Mpita ntekereza ko byanga byakunda ashobora kuba yahuye n'ikibazo. Nibaza sorry naramutse yamumenya akaba yamuterereje amabandi akaza kumufata ukuntu byagenda. Mpita numva umutwe wanjye utangiye kuzengera kuko nta yindi mpamvu yihutirwa Jessica yari kuva mu cyumba araramo adafunze neza. Mpita mfata telefone yanjye ngo muhamagare. Mu kureba mbona yari yazimye ndayatsa, maze kuyatsa nandikamo nimero ye ubundi ndamuhamagara. Icamo ariko ntayifate. Nongera nshishamo nimero ye bwa kabiri, ariko mu kwegera umuryango w'icyumba cye numva telefone iri gusonera mu cyumba yararagamo. Ninjiramo ngo ndebe ko byaba ari byo koko. Nkimara kwinjira numva iri gusona, nuko ndayifata ndebamo nsanga disi kuri nimero yanjye yari yaranditseho ngo umuhungu wanjye. Binkora ku mutima ukuntu Jessica yankunze akanyita umuhungu we, ariko mbabazwa cyane n'ukuntu yagiye agasiga telefone ye aho muri shambure ye. Bihita binyereka ko byanga byakunda yafashwe na Sorina kuko yari yamumenye. Icyari gikurikiyeho kwari ukwambarira urugamba, ubundi nkamushakisha nkamutabara Sorina ataramwica.